kure uburyo drone ngo ziri mu kazi gakomeye cyane. Muzarendo bamuhaniye mu birombe, bamuhanira kaniyora. Muri make drone hariya yahigishije abantu ruhindo. Muzarendo ati drone ati Yesu we uretse nkakumvisha ukumve. Ariko ngo hari n'izindi zarashwe Kedi. Bari barazanye abapfumu n'abakonikoni abazarendo bahariya muri Sud Kivu cyane. Kongo izaza ipfukame. Nabivuze kare. Kedi reka nkubwire. Niba M23 ntishaka guca bugufi imbere ya Kinshasa. Irira ndasaba ibintu bikomeye Kedi. Icyambere asaba. Girasaba abantu 200 bafunze. Ariko ahubwo ko hari abandi bantu 200 barenga 200 bapfuye. Ishobora kuba iri gusanga ntabifite. Kinshasa irimo irababazwa yababuze. Ari section runaka bashobora kudiporinga ati mwemwe mugende mukabe kwa karagasozi mu tuzatubaza nayo cyakora cyangwa se muzajya mwitekera. Noneho M23 yarenze ama company irenga ama section ijya ndani muri Dakota aho bapangira urugamba kuri batayo. Ibaze kurasa ukarasa ukarasa na Lieutenant Colonel Komanda w'iyo batayo. Ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Ndavuga abari mu Rwanda mu ntara zose, intara y'Iburasirazuba, intara y'Iburengerazuba, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Nawe uvuze harya aya ntago rakavuga Monsieur Meki. Ahandi ntaravuga ntekedi. Amajyaruguru, umujyi wa Kigali, Uburasirazuba n'amajyepfo, Uburengerazuba. Aho hose mumeze mute? Muko sawa, muko bye? Iyi ni Bwiza TV. Iyi ni Bwiza TV, njyewe ndi Meki Kayiranga. Nanjye ndi mwenyewe Ritadi Kedi. Mwamubonye Ritadi Kedi? Ndahari wese suze cyane abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com. Aho bari rwose tubabwira ngo mugire murya rwose, murambura amaboko duhoberane. Tubabwira tuti turabakunda santima. Kedi ndakwakiriye rero. Merci beaucoup. Ndakwakiriye, ni ikiganiro tugiye kujyamo nge nawe. Twajyaga dukora hanze ariko tuje muri studio turaba dukora tuganira tunatanga amakuru. Ikirere cya Gisenyi cyahindutse kuko imvura noneho kuva nijoro irimo iracishamo ikagwa no kuri uyu mugoroba rero ibintu byahindutse. Ibintu ni ibindi. So ngaho rero nuko tugiye kuba tuganira ku makuru yo kuvuga hirya no hino. Biravugwa ku ntambara iri kubera mu gice cy'Uburasirazuba bwa Kongo, ariko turaza kureba muri parike ya Bunyakiri, turebe Kauzi Biega, tuzamuke Karemi, Kisangani, Warikare. Tugiye kuzenguruka igice cyose cy'Uburasirazuba tureba ibirimo bihavugirwa, amakuru hari na yahe, ese wowe aho yafite ni hehe, ufite ameze gute? Kedi niyo mama namuzanye. Kedi tuba tugiye kureba hirya no hino no kuzenguruka. Tuba tugiye kuzenguruka axe zose. Mu Gifaransa nabonye hari hakurya bakoresha ngo ni axe cyangwa se ibice bigiye bitandukanye. Urabizi ko Kivu y'Amajyaruguru irimo intambara, Kivu y'Amajyepfo irimo intambara. No kuvuga ko nyine utwo duce twose tugize izo territoire tugomba kuba tugeramo tukababwira ngo niki kigezweho. Yego. Tugiye kureba uburyo drone ngo ziri mu kazi gakomeye cyane. Muzarendo bamuhaniye mu birombe, bamuhanira kaniyora. Muri make drone hariya yahigishije abantu ruhindo. Muzarendo ati drone ati Yesu we uretse nkakumvisha ukumve. Ariko ngo hari n'izindi zarashwe Kedi. Bari barazanye abapfumu n'abakonikoni abazarendo bahariya muri Sud Kivu cyane. Bafite ibintu by'imyuka mibi bizereramo. Ngira ngo video iheruka bari bambaye ubusa abagore n'abagabo ngo bari gutsirika M23 ngo ntizigere ifata karagaje. Barimo batsirika tu. Ni ibintu biri aho ngo by'imyumvire. Retse nkakumvisha ukumve akantu kitwa drone. Uburyo zirimo zikora akazi. M23 ngirimo iranigagura, cyo bita kunigagura. Ariko retse nkumvishe nuko ntari kubona karihedi cyangwa uragafite wowe. Hapana, uretse wumve. Sasa nanyi mlikuwa wapi? Maki hakukuwa wada kuflow ile asubuhi. Tunaona bali kuma ndio pigana kule sana macho.
drone ndio lipigana na Kaniola. Drone moshere, drone mkitu maji kusambaza watu kwenye vile tapigania utafanya nguo chini. Oh Seigneur. Basi. Maana friend abakilia sasa nzivira vile. Tatu tuko la furu kule Kaniola je wakatikira tena shi. Pole sana. Hivi sasa mko wapi? Tumai tu mulamba vile kushibo timu mwenyewe mmoja. Maana banasimamia sangambo gani? Kule tulikuwa kazi na nyingi na Yesu we. Pole. Masasi kingali kule waishaisha. ati Yesu we. Maana hivi naweza sosha kwa kuflow. Sawa. wabyumvishe Kedi. Muzarendo yahuye n'icyo bita utunyugunyugu. Aba rero urabizi ko kara gace ka Kivu y'Amajyepfo karimo ikintu cyitwa mayimayi kuva kera. Yego. Bagiraga ikintu cyitwa mayimayi nyinshi cyane, kandi aba bantu bitwa ngo ni mayimayi bizerera cyane mu bapfumu. So ntago bazi ko intambara M23 iri kurwana ari ikoranabuhanga, kandi abadayimoni n'ikoranabuhanga ni ibintu bibiri bitandukanye. Barahunga. Usibye n'ikoranabuhanga gusa, drone yije abantu bose n'indege isanzwe Kedi cyane iraza abantu bose bakagira gute. Hambere haba bamayimayi bajyaga baraswa ngo reka dango ntibapfa, ngo ntago bapfa. Ukaburasa kumbi baje baturama ari nka section, umwe uri kuri wopi wamuhanura, undi agahita atekinga iyo poste ukahera ko ntabwo wamurasha, ariko kiba ari igipindi n'ubusanzwe bararaswa. So ibi rero iyi myumvire yabo bari barishizemo, bararozi biki n'ibiki bitindagasana byose utarondora hano, nibyo bari bizereye muri bo kwitwa Foka Mike yikarakasa ngo we cyangwa yitwa Maheshi na ba Maheshi, ariko wakibaza ngo we mu 23 natwirwa naho hariya babigenza bate kugira ngo bafukuze uyu mwanda wose muri karagaca. Okay Kedi, reka twanze twaro kugira ngo dushyire abantu muri mudu y'ikiganiro uko bihagaze aka kanya. Reka dutange ikiganiro cyacu. Tugiye duherehe mu mujyi wa Goma tumanuka, duherehe. Yes, reka duhere muri Goma. Kaduhere muri Goma, aho bimeze bite? Goma ni umujyi mwiza cyane, ni kapitali y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni umujyi ukunze kuvugwaho byinshi cyane cyane ko buriya Goma wayivuga mu gihe cy'intambara, ariko no mu gihe cy'umutekano ugomba kuyivuga, kuko umujyi utuwe na miliyoni irenga. Ni umujyi ugomba kuba mu by'ukuri uberamo byinshi nk'ibisanzwe. So turibanda cyane kuri kote ya security rero. Yego. Mu mujyi ni sawa. Mu minsi yashize nibwo twavugaga mu marembo y'umujyi kariho bitameze neza, bitewe nuko abazarendo na FDLR bari bafite ukuntu bakora infiltration bakaza kwataka mu ngo z'abaturage no kubambura. Bakaza gutarakasa, ngira ngo ubuheruka bwo bari bahagaritse n'amamodoka. Bisa naho dutabarije population cyane cyane ya Kibati ndetse na za Moja, tuvuga ko ibintu atari byo, kandi koko ntago byari byo. Umuntu yaje umunsi akagenda, niba cyari igikundi cy'abantu 120 akagenda nta numwe urashwe, byanga byakunda harukuna bakubonye imboga mu menyo. Yego. Akavuga ati ubutaha noneho nari naje Kibati, ariko ubutaha nzaza Kihisi. Yego. So population rero ituwe mwako gace cyane k'abakongomani buriya yumvishe nka Kanyarucinya, ntago ari village, kiba ari ikintu kinini cyane. Bantura mu bucucike bari ahantu hanini cyane. Uriya muturage rero aduya gifite uburenganzira isaha yari yose nawe yakugebuka akakubera ikibazo. Mu gihe wakabaye wita kuba urushaho kumukipinga, one ashobora gutuma, cyangwa se uriya aduya ubuza kuri ashobora gutuma isura bikomeza kugaragara nabi cyane cyane ku ruhando rw'ishoramari. Yumve turabizi kibihiri kwinjira birabakeneye. So ubura ko cyari ikibazo gikomeye cyane. Ikindi twebwe nk'inshingano zacu nk'abantu b'abanyamakuru, ikintu cyambere n'umuturage. Rero iyo tubivuga nta kintu gituma tubivuga cyangwa dushobora kubivuga nuko umuturage avuga ati nyamuneka mdutabarize ibintu bimeze nabi. Ibaze ko ejo bundi icyo gihe twakoraga iyo nkuru tuvuga ko M23 isa naho yarangaye kuri korti ya Karagace. Ibaze ko imboni yanjye yenyewe njyashira no kuri mikoro ariyo yari yafashwe. Niyo yari yafashwe. Uri bukantu twe twicaye abasore babiri b'inzobe. Ndabibuka rwose. Urabibuka umwe muri abo ngabo. Bavugaga ko telefone batakigendera telefone icyo gihe mbere bari bamucakiye, uretse ko yaje ni nk'Imana yahamukuye, kuko bamufasha abantu basega 50. Ararimanganya baramurekura, ageze iwe sasa ahubwo asanga aho bafurakinze
ni akavagari asanga imberenge ziruzuye kandi ubwo ni kare utagira ngo ni nka saa saba z'ijoro hari nka saa moya saa ngapi so ikiriho rero ni uko magingo ya ejo no mu gitondo twavuganye nawe yase noneho bimeze gute nyuma y'uko abo bazarendo bari kuza bagatarakasiyo karitsiye ya New York Kibati Kanyarucinya n'ahandi ati M23 iri gukora patrol no mu bishyimbo ati no mu bishyimbo irimo gukoramo patrol apari yo kuza gukora patrol muri ya centre ya Kibati na za Kanyarucinya ati no mu bishyimbo mu mirima bari kujyayo yego urumva kamemo hari umuturage ni araryama agakuramo byose ubu wanakoze n'akazi kawe hari abantu benshi tujya tujya impaka cyangwa mukasanga murimo murabipfa wavuga ati abaturage bameze gutya na gutya ugasanga bo bari kukwataka kubera ubufana bwinshi ariko ntibakamenye ko itangazamakuru nicyo ni umuyoboro abaturage bacishamo ibitekerezo itangazamakuru ni umuhuza ku baturage n'abayobozi kuko abayobozi ntibashobora kumenya iba mu baturage byose ariko itangazamakuru abaturage baryisangaho cyane ngewe njya nababwira kuri good governance ku miyoborere myiza ntishobora kubaho itangazamakuru ritari gukorana n'abaturage ridahari kubera ko bakubwira ko hari nk'inyandiko ya UNESCO nkunda kuyikotinga igaragaza uburyo media ivuga ngo ni good governance and media igaragaza uburyo itangazamakuru ari ikiraro gihuza abaturage n'abayobozi cyangwa se gihuza abayobozi n'abaturage bivuze ngo itangazamakuru muri rikagira inshingano yo kuba watchdog no gukora advocacy so abantu ntibumva rero uvuga ibyo ngibyo rimwe bajye bareka kuzana ubufana n'amarangamutima kuko ugaragaza evidence na fact yego so urumva rero kuba M23 yagerageje yakoze urukuta rwo kugira ngo uriya mujyi urindwe kuko ntabwo arinda umujyi urimo indani ukwiye kujya mu marembo yawo cyangwa se kure yaho ho gato buriya nka ngo mukoneteye ntabwo wambwira ngo urinze iriya axe ya Mugunga ngo urayirindira n'ubundi ngo seserika urinze Goma muri axe ya Mugunga kwiye ko hari nka za Mubambiro Meki yego hari za Gasenge siyo ngiyo urinze i axe ya Muja ntabwo ukwiye kuba uri mu Muja indani ugomba gushyiramo ibirometero hagati yawe na hagati ya Muja nka centre ya Muja na defense zawe niba uri Kibati ntabwo ukwiye kuba ufite defense gusa hariya aho hita ku Munema ukwiye kuba uyifite mu kibaya indani yego nubwo waba urinze umujyi niba ari iyo axe ya Kanyarucinya ntabwo uri buvuge ngo ninjya kurinda Kihisi ngo ndashyira defense hariya kwa Mwami ku sheferi no niba ushaka kurinda Kanyarucinya zamuka iyo zamutaho urishake kuderoja umujyi muhanganira iyo ngiyo ariko umuntu naza hariya muri Kanyarucinya indani n'ubundi araba yageze mu mujyi abantu bagiye bumva ko ibyo ari kandi na M23 irabyumva pe irabyumva nibyo twanibazaga tukavuga tuti M23 ku rwego rwayo rwo gucunga security cyane ko abantu bayoboye M23 kare twahoze tuganira kuri General Makenga n'abasiniya bafite experience ihagije n'abantu barwanye muri RPA bafashije kubohora igihugu cy'u Rwanda n'abantu bafite skills zose zishoboka bazi imbino za duyi bazi buri kimwe so kumbwira ngo warinze umujyi wa Goma force zawe zirirwa zikata mu majipe hariya oru aduyi ari kuza ku gitigiri kingana kure cyangwa se ku mibare afite umubare ungana kuriya akidayinga cyangwa se agakora ibikorwa bye akiba agashimuta n'abasivile mu mujyi ufite n'ukuntu ushushanyije Goma buriteye neza ku buryo umuntu ushobora gukorera kurinda ushobora kuvuga ati ndarinda ino axe buriya nka Kigali byakugora byakuzonga yego ariko Goma ukuntu iteye ifite igice kinini cy'ikiyaga cya Kivu ikagira igice kinini gikoze ku Rwanda ikindi gice wavuga uti ndakideployinga gute ibyo niyo mpamvu twavuga tuti bakiongozi bo muri M23 mukorije twakunze no kunenga tugatari kubanza hari ikibazo cya intelligence cyangwa se operation kuko wibaza bimeze biti rega kedi twebwe uburewe umuturage inyungu cyambe nizo muturage ariko jya nkunda ko abayobozi ba M23 nibura barabyumva barabyumva kandi bakagira reaction nziza bakora ntabwo ari pressure yacu ahubwo twe dukora inshingano zacu nk'amakuru bakavaringa zino nkuru hanyuma nabo bagakora inshingano zacu nta nubwo twakiza umuturage nta nicyo twavuga kugira ngo bagikore ahubwo inshingano twe turazikora bagakora izabo nk'uwo mutaramu bakimara kumucakira ntuzi ko yanyohereje voice ako kanya bikimara kuba bamurekuye yageze mu rugambye ati noneho birakomeye ati mvuye umenye rubamba ambwira uko bimeze nari gukora iki ntabwo ndajya kugaba igitero se ndajya kugaba kudeployinga ariko mu gitondo bwarakera mbwa ni nyamara hano harimo ikibazo muyu nk'ubiretse bari mukijije kwanza
yari gupfa cyane ko hariya si rimwe si kabiri twumva abantu bishwe abandi bashimuswe. Muri make ibyo tuba tuvuga ku rundi ruhande bigira impact nziza bwana Mizi, abaturage bakabona ibisubizo n'ubufasha kuko nabo baratwizeye. ubundi iyo umuturage akwizeye benshi baduha amakuru, benshi abantu ikintu bagomba, abenshi twavuganaga nabo nawe mvuye tutaragera mu mujyi wa Goma bakubwira situwasiyo uko ihagaze. Ikindi babonye ko umuntu ashobora kugira gute kuvuga ijwi rikumvikana, ni ukuvuga ngo umunyamakuru aba yakoze inshingano ze nawe rero agakora inshingano zawe kabisa. ngaho nguko rero aho ngaho ni mu mujyi wa Goma aho turimo tuvuga tuti abaturage nibura uyu munsi wa none barimo barasinzira. Ariko ikindi ntutume tuva muri Goma tutavuze ku kintu kijyanye n'umusako M23 isabwa kwameliyora no gushyiramo imbaraga ntidohoke. Wumvise amakuru ko imbunda zigitabyemo hariya mu ngo z'abaturage ziracyari nyinshi, imbunda za FDLR. So umvi M23 hari mukwiye ibiro by'umusako mukwiye kwameliyora. Niyo mpamvu mbivuze kuza ukarebesha amaso y'umubiri, ukareba kuri plafo, ukareba munsi y'igitanda, inzu ngo urayisatse ntabwo bihagije. Mukwiye gushaka ibintu by'ikoranabuhanga kuko uko muri kuri field mukoresha drone ni ikoranabuhanga. Mukwiye no gushaka ikintu kibafasha kudetekita izi ntwaro ziri mu baturage hariya. Twigeze gukora inkuru bwa mbere mu minsi yashize, Kirumwama kiyoboye ino ntara akiri guverineri militeri, tubabwira ko hari imbunda ziri gutabwa mu nzu, ukaba ufite amakaro ukabomora ugashyiramo ukongera ugashyiraho amakaro yawe, cyangwa se ufite inzu ya sima ukayisenya ugashyiramo intwaro ukongera ugapavoma. Igihe cyose yashakira muntu urumva we nuza urimo urazisigaho. Anytime nashaka kwica mugenzi we cyangwa se kugira ikindi kintu kibi akora, ni simple question. Ikindi bibuke ko bano ba FDLR ndetse na FRDC bashyira imbunda mu mazu yabo, abenshi baravuga ati turigiye kwigera umujyi wa Goma, bari babizi. Hanyuma tuzagarukamo. Uranabizi Kedi, urabizi ko twigeze gutangaza tuti bibaza ko twari mu kiganiro kimwe tuvuga ko perezida wa FDLR Imana yari yamubwiye ko turigiye gufata umujyi, tariki izahita ibuvamo ngo bakarasa u Rwanda, ngo bakabona bakarasa u Rwanda. Ubwo ari kurasa u Rwanda n'ubundi umujyi wa Goma ugarutsemo. None igice cy'umwaka kirashize. Ikintu cy'ikoranabuhanga, hari ibikoresho bidetekita bino bikoresho byose. Nese niba ushobora gushyira igisasu mu butaka ukazana agakoresho kakakivumbura, ni gute udatanga isoko ngo bagushakire biriya bikoresho bijye gufasha mu gukora iyo misako? Kuko barakora umusako uyu munsi wenda nka Kajede for example, imwe muri karitsiye yahariya muri axe ya Ndosho, mu gitondo bakakora umusako, nimugoroba ukumva n'ubundi haturikiyemo amasasu. Niyo ngo nyine ibyo mwabonye ni bike kubiri muri zo ngo z'abaturage. Harasabwa iki? Harasabwa ko mutanga amasoko, ibikoresho birahari bivumbura ziriya ntwaro zihishe, kugira ngo uyu mujyi uzabe secure, nuko hazabaho ibikoresho bikora detection. Icyitegererezo cy'iyi ntara Kivu y'Amajyaruguru, icyitegererezo cy'uko muri mu kazi kose mugomba kumekinga ashobora ko Goma nta sasu ririmo, umuntu akaryama agatembera nta kibazo. Bitabaye ibyo n'abayobozi bazarasirwa mu mujyi, bazaraswa abandi batwarwe. Wibuke ko bano bagabo bari bafite imbunda nziza zigezweho z'abasnippers, bari bafite imbunda zishobora kurasa kure. Ntibyagutangaza ugiye kubona ukabona birabaye. Ibwo uruvuze ngo nukugira gute? Nimba duyu urimo hariya ubwawo twumutahura bigoranye ku isura, cyane ko uburyo intelligence zikora hariya, keretse bamutongeye gatukiti nyamara uriya muntu yari umuzaniro cyangwa se yari umujiyeri. N'abajiyeri baracyarimo hariya. So utabonye umuntu gutangira ayo makuru ntabwo wabimenya. So uriya muntu rero umufite imyitozo ya gikomando, afite imbunda runaka, why not Kisekedi tamuha amafaranga akaza agakora operation? Muri rusange ubwo oreda afite igikoresho mahonga. Operation zishobora kuba zaba nyinshi mu gihe abantu batakwitonda Kedi. Ba miliyoni ikintu cyitwa imisako, kuko usanga karitsiye bayisatse inshuro imwe inshuro ebyiri, ariko tujuru imbunda ziracyarira aho ngaho mu masaha y'ijoro. So ubwo aho ni mu mujyi wa Goma, ndibaza twavamo gusa tuba tugomba kunyuma tukavuga gusa nubwo ibyo byose bimeze gutyo, nubwo tuvuga ko hakirimo imbunda za FDLR, Wazalendo, FRDC, ni nako umutekano ari wose muri uyu mujyi. Umutekano ni wose, ku manywa rwose ari nta makemwe, ariko nijoro abari pay attention. Bivuze ko nijoro ushobora kwisanga mu kanigo. None sinzi n'igikuru nahoze numva bavuga ko hari umuntu rwose ngo washimuswe, gusa sindabimenya. Iriya nkuru ariko iremereye, wenda reka tube tunayiretse. Reka tuyireke. Ariko iriya nkuru mana yanjye, Imana dufashe ntabariyo. Iba ariyo yabiremereye. Ikindi ibyo twavugaga by'uko nijoro bashobora kukopera nka hariya
twavugaga aho bita Buhombo ni gato kuri sheferi ya Mwami wa Bukumu ahitwa hari sitasiyo ya Benedict abantu barahazi hafi y'inganda bita ngo ni Mwarugo inyuma gato abaherutse gukoramo operation aduyi nabwa FDL cyangwa se Wazarendo baraza barasanga magazini ebyiri zirashira barasa umugore barasa abana batatu umwe arapfa umugabo baramujyana n'umugabo ntagaraboneka ibyo twavugaga ko nijoro bashobora kukopera kandi bigakunda cyane bivuze ko nahara nijoro nawe hari karitse utageramo bigeze ko n'abantu muri Mveto nabo hari karitse batageramo nijoro mu 23 isabwa gukora no mujyi ku buryo abaturage bazajya banacuruza uzarebe nk'iyugeze mu birere saa 12 nta duka namwe wasanga rifunguye ibyo byari biriho ku gihe cya coalition kuko hari insecurity ngo M23 musabwa gushyira umutekano urambye byibuze umucuruzi hari akajya avuga ati nshatse nageza saa 3 ndi gucuruza mu gihe rero namwe umucuruzi saa 11 aba ari kwanura yiruka mu mujyi muri kapitale ubwo haracyari ntago barakugira icyizere kugira ngo icyizere rero birasaba ko abatara mashyiramo agatege birasaba ko bashyiramo agatege kedi reka twimanukire tunyure Minova tumanuke Karehe dutangira aho ngaho tugenda ubwo ni ya parike za Kabuzi Biega na Bunyakiri uzi ko ntarenze ko bino biparike binyura inyuma ya Bukavu n'inyuma ya Kavumu bikagera kure hariya kedi Bukavu niyo mpamvu rega abarundi bigambaga ko bashobora kuyirasa na Kavumu mu gihe cyose bashakira nibi bishamba babaga bizeye bakavuga bati twe twajya muri Kauzi twajya muri Bunyakiri ibikoresho byacu biraza force zikinjira zikanasohoka muri parike bati dore nk'aka ari akabo kavusha ngira akavumusha uko bakanyura inyuma wajyaga wibaza aba bantu baturuka he gusa na urabizi ko jewe nayo bazaga bakavuga ko ngo banyura za Nyangezi bakanyura inyuma bagahinguka inyuma ya Kavumu muri za Kabamba Gatana ubona ko hahora ikintu bita umuriro hari ahantu kedi bimeze bite rero operation Bunyakiri rero meki nakandagiye amakuru ya Bunyakiri ejo nimugoroba ndavuga nti Bunyakiri se mu makuru atatigeze gute ko nzi ko ikibere Katana ikibere Kabamba mugani wawe ko Kauzi Biega ikiri hari yari inzirondo ari ishyamba riri maduyi kumbe aba bahungu bo muri M23 nibyo bahoze umbwira karti military skills zabo ziri ku rwego rwo hejuru pe buriya ukurikije amakuru twabaga tuvana muri ririya shyamba rya Kauzi ubonaga ko ashobora kubastinga ikintu gikomeye cyane iyo Kavumu tukumva havuzwe ibindi iyo Bukavu nayo ukaba wakumva barayatatse kubera ko ni ishyamba rinini kandi ririmo abasirikare benshi wibuke ko twatangaje ko FRDC ifitemo brigade ebyiri yego ejo rero namenye amakuru ko hari operation yakozwe na M23 kandi noneho iyikorera noneho warenze parike nuvuga ngo winjiye muri parike wayinjiye uyirimo ndani baragenda bica kapiteni wari ayo wa batayo bango harimo regiment bita ngo ni 3404 regiment ya 3404 ya FARDC M23 yo paretinze imwe muri yo batayo igize iyo regiment hari bifite bataliyani 3 cyangwa 2 bicamo ayo wa batayo my friend ufite ipeti rya kapiteni bicamo barasa lieutenant colonel komanda w'iyo batayo noneho nsigara ndi kwibaza yimboneke impaye amakuru kwanza ayampaye muri axe bigoye cyane ko nakemera ko mu 23 iri yakorera operation yego second ambwiye bafande bapfuye yewe iyo aza ko ari umuntu muri mutwetesire ntabwo nari kwitangaza ariko nasanze uri kuyampa ari nyirubwite ndagaze ndinde uko utayavuga yego kumbe abahungu baragiye binjira mu edikota abariho bajya kurasa M23 ngo baragiye bajya nuvuga ngo barenze tubura ko wenda deployment ko zimeze hari campaign runaka ashobora kwa yitegemeye ku gasozi runaka deployinze hari section runaka bashobora kudeployinga ati mwemwe mugende mu kabe kwa kara gasozi mu tuzatobaza nayo cyakora cyangwa se muzajya mwitekera noneho M23 yarenze ama campaign irenga ama section ijya ndani muri edikota aho bapangira urugamba kuri batayo ibaze kurasa ukarasa ayo ukarasa na lieutenant colonel komanda w'iyo batayo hariya no kuvuga ngo ni kwa kundi bakubita umwungeri intama zigatatana uvuga ngo M23 agikubita umushumba shida nizamini hatari kabisa ariko nkibaza
hari ibyo nibaza kuko urebye neza operasiyo ya Bunyakiri urebye n'amafoto n'ibiki byose uribaza imvetura yageze muri batayo ndani gute bano bagabo bareba hehe aba ni abakomando ibi bintu ntabwo babikora uri umusirikare ubayabaye asikari wa combat ntabwo ashobora ibi bintu wo mu uniform ni ba bantu bafite imyitozo irenze tudaboro nko kuvuga ngo matembezi yawe uva muri axe kuko iyi Kahuzi Biega byanga byakunda ntabwo bayiciyemo ari umusururu bagomba kuba bafite ukuntu bagiye giconsignment bagenda biyoberanya kugeza bageze kuri objective kuko iyo bitaba ibyo bari kuraswa n'izi company zindi ziri deployed mu zindi axe yego so hano rero hagomba kuba iyi no operation yakozwe n'abakomando gihe nari amafoto nari nayabonye ariko ntaramenya ngo byabereye he nkurikiranye nsanga nicyo bita Bunyakiri my friend kandi urebye ari amafoto shaka kedi ni amafoto ubona ko ni zashoka ni ya masasa atavuga ni ya migozi ni bantu baranizwe nabonye basigaye bafite n'utuntu tumeze nk'utunyundo so meki rero uku gukubita hedikota byafashije mu 23 kuko nta muntu wigeze atekereza gukora riyoge ajya muri hedikota kumva ngo mwatewe kandi mwatewe mu birindiro kumva ngo kapiteni kanakararashwe ari we warubahatse kuko ayo ni umuntu ukomeye niwe uba ufite ubuzima bw'abantu bari muri iyo batayo nyine abazi ngo wowe uri muri ya axe uri muri danger zone abaza amakuru y'ahantu muri ahagije ayo kugira ngo babyumve neza ni maneko wa batayo intelligence officer kujya kumva ngo arapfuye kuko amakuru abatambuka ntabwo wahunga usubira ahaguye ubwo nuguhunga intagarane abantu birukanse Kiworera ejo rero numvise amakuru ko uyu Lieutenant Colonel yarakomeretse bikabije bariho bahise banatanga itegeko ryo kumuvana aho ngo bakamusubiza inyuma kugira ngo babone uko bamugeza ahari indege ikamujyana kuvurirwa Beni uzi ko Bunyakiri nayo burya iberagura muri 3e ligne de défense zone de défense ya Masunzu muri iki gihe nikimeze iba muri ntuza ya Masunzu kuko ugiye hari Kahuzi Biega stili urumva uri mu bice bya mu bice bya hari ubwo wavuga ko ari muri Nord Kivu ariya ni muri Sud Kivu Kahuzi Biega iri muri Sud Kivu nuko wenda ubwo za Warikare zizaho yego ikibazo rero gihari i operation yakorewe hariya muri Bunyakiri yateje ikibazo ahubwo muri Warikare abantu bari muri Warikare bagiye kuri pressure kuko bari kuvuga bati none ko turi kumva bari kutuzenguruka biragenda gute oro bari bategereje ko flow yabo ari izi za Nyabyondo ari zo za Kibuwa ari izi za Kibati aka gace kazengurutse nyine Warikare ariko sana uturutse muri Masisi even na niyo za Peti ahangaha kumva bagiye comparatinga muri Bunyakiri bike ko ari umuhanda munini cyane ukomeza ukagera Kisangani uri mu cyerekezo already cya Kisangani so bagiye kuri pressure rero mbere na mbere baribaza igihe byaba bibaye ko M23 ya advancing ikabihorera ikisanga igeze nka za Bawa kigo gikomeye cyane cya gisirikare ukibaza bazavamo gute ku muhanda uva muri Warikare zone ari hari iyo nyura yego n'ingabo buriya base military ya FARDC ikomeye muri ya axe ni Bawa n'ibikoresho byose abasirikare bagiye kujya mu deployment mu territoire atandukanye ni hari Bawa ni ikibazo rero ni ikibazo gikomeye aho niko bimeze Kahuzi Biega no kuvuga ngo ukuntu intambara imeze kedi ejo M23 yanigaguranaga na FARDC muri Kaniyora ikanigagwa na FARDC na wazana na FDL na ntuza na Barundi muri Kahuzi Biega no muri Bunyakiri ndibaza ngo ni Bunyakiri kuko nuko ndabivanga byose ngo Kahuzi Biega so ahantu biri rero wenda reka turebe akantu gato mfite turebe n'ukuntu drone ngo zazimo zitoragura ba FARDC ngo bahuye nibazo cyane bahuye n'isanganye ngira ngo twabanje kubivuga abantu babyumva tuvuga tuti nyamara drone bati drone bibapiga ati Yesu we Mungu we bitu binaribika ati nawe uko kuri nye de fro basi ntabwo yamusubije nimba yiriho cyane bitu binavurukaga yazurugutanye ubwira ko M23 ngo mu yari menshi cyane yari iri gushaka gukatinga ubwo ni nko gukata gucamo kabiri inzira ya Warikare itungukira mbese yashaka kunyura Warikare igerera Rubuto itanyuze muri za Masisi itanyuze na Pingi cyangwa itanyuze umuhanda wa Warikare akakubwira ngo kuko ejo ngo barwaniye Bunyakiri mu nzira yo kwinjira Ihombo
aha akise hombo uwo nguwo arahuza n'imboni ye wanjye yego mu nzira yo kwinjira ihombo nawe n'imboni yanjye ashaka di yego noneho ngo ubu uri ngo iba hano ngo ubu uri kugira gute gukatinga ubwo we ni ugukata nyine kuvuga ngo ubu uri gukata warikare ukayisiga inyuma ugiye gucamo kabiri warikare ukagira ibindi bice bitandukanye nayo ukayisiga inyuma hanyuma ubwo ndacyakubwira ngo tugiye kwinjira mu makuru ukayisiga inyuma hanyuma ngo bagatungukira rubuto ejo bundi kuwa 4 bafashe ahitwa Kiruko Muzinzi Kaniyora nayo ni inzira yo kugira gute ukatinga Kauzi Biega ugana Shabunda mu nzira itungukira hitwa Saramabila ahangaha muri Saramabila wageze Shabunda ubwo ndikubwira umuriro ahantu hose hari urumva tuvuye Bunyakiri turimo turagenda uvuga ngo igice cyose kigenda kuri Bunyakiri urebye neza kuzagera aho ngaho ni imberenge kedi noneho aho hitwa Saramabila aho ni muri Kindu ubwo urumva wageze Kindu Saramabila ihanye imbibi na teritwari ya Shabunda umujyi mwiza cyane umujyi strategic yego Saramabila ihanye imbibi na Shabunda ubwo ko ngo muri Kindu ngo none urebye neza kuvuga ngo turango urebye neza ishaka gutungukira Kindu na Kisangane uko ngo irakatinga warikare na Kauzi Biega urebye nuvuga ngo irashaka gusiga warikare inyuma na Kauzi Biega ukibaza warikare niba yisiga inyuma bamaze gufunga izo access zose tuzi neza ko ijambo FDLR aho sirisigaranye ibirindiro bikomeye bizwi na hano yitwa Pinga nawe yarazengurutswe already bagashamburiya Pinga izi FDLR ntago ziri butoragurwe nk'isenene ahubwo gusa nanga Saramabila hari umugeze kumbwira ko habaga FDLR bivuze ko M23 nayo ishobora kuba ziri kuzihiga rega ntaho zifite ibibazo ngo ikintu gihari umvise ukuntu iyo nzira iteye ya Bunyakiri za Saramabila ndetse n'izo za Kindu already urabizi ko twigeze no kubitangaza ko iyi teritware ya Rubutu hari ingabo za M23 zimaze iminsi urabyibuka aho twavanye zigeze no kugaragara abantu basa n'abacanganyikiwe abyibuka twarabivugaga abantu ntibabyumva FARDC rero igiye kongera guhura n'ibyago nk'ibyo yahuriye nayo muri Goma byo kwibwira ngo mumanike amaboko kuko ni muri buce mu kirere ni muri buce mu mazi hariya naho bagiye kubabwira bati udashaka gupfa namanika amaboko yishyikirize ni ukuvuga ngo igikoresho cyose kiri muri warikare ntaho kijya kuko icyambere nta nzira ihari yo kubageza Rucuru kuko byabasaba kugaruka Masisi bakajya Rucuru baragufatamishwe nibagaruka Masisi nabwo ni imberenge nka bya bindi miremire n'umuriro cirencire akaryohe uzije ko batari ko bimeze bo ni ibibazo bikomeye cyane urumva hano kedi ariko ikintu gihari biragaragara ko M23 ku rundi ruhande bayiyorohereje akazi kujya kwirirwa wirukangana n'abantu muri biriya bishyamba bya warikare ubari inyuma banakurasasa mutayemu ntago ari byo ahubwo wowe wamaze gukatinga aho bagomba gukorera riyoge cyangwa se inzira ishobora kubafasha kubona umusada cyangwa se kuhungira ibi birikora umurasigare kubuya avuga ati none bazashira mu mashyamba nimpunga ndahunga nta mbunda mfite nimpunga ndahunga nta nagafuka k'umunyu cy'ibigori nikoreye agahitamo gusiga birunze aho byibuze agashaka uburyo ari buce muri humye yigeze umuturage ugiye guhinga ariko ntago ari buce yikoreye 14 cyangwa se tworuve yiwe nizo nyungu zo M23 iba ikora muri izo operation zo kugenda ifata point strategique warikare kwa ukweli yari kuzazonga M23 urebye neza cyagiye duhereye kuri ya makuru ya muntu yaduhaga uziko yabitubwiye out of microphone avuga ati nyamara Rubutu buriya twasigaye turiyo ubona ko Rubutu baravuze ati ni nka force zasigaye zitegurira izigomba kuzanyura mu ishyamba rya warikare zinyuze Bunyakiri na Kauzi Biega hari zizagomba urabizi ko kedi tumaze n'iminsi tuzi ko urebye neza muri plan uko twakoraga na risisi wenda nta n'uwabitubwiye ko byaragaragara ko force zayo zavuye muri Kivu y'Amajyaruguru zimanuka muri Sud Kivu ari nazo zigomba kuzanyura za Kindu zigakomeza zijya Karemi zita zijya Kisangane wareba neza ugasanga niziri hano muri Sud Kivu muri za Karehe n'ahandi cyangwa se Kabare zizacamo kabiri muri zizajya handi ihombo zinyuze muri Bunyakiri zigere hehe warikare Rubutu zigere Rubutu
Kisangani. Izindi nazo tukareba tugasanga zizanyura mu bice bya Pinga, usibye ko atari ko tubibona ubu ngubu wenda atari ko bizagenda zikagera he Rubutu, ariko urebye izanyuze Pinga cyangwa izanyuze Walikale muri muhanda wa Walikale zone zo ziyamaze kugera Rubutu kera, hari aho byabaye ishamba byararangiye. Erega ikindi ukwiye kuba bamyameki ntabwo mu 23 yagira force Kibati, turaza no kuhagaruka uyu munsi barwanye, nta nubwo yagira force Kibua, nta nubwo yazigira Mpeti itazifite muri Pinga indani. Uko niko mu 23 ibayeho. Uramusumbwiye ko nta basirikare bari mu 27 bari muri Pinga, nakubwira ni toka pari. Uramusumbwiye ko nta basirikare nuba ngo Walikale n'ubundi mu 23 irimo mu buryo buri invisible. Aha rero niyo ukareba ukabona ko ibintu byarangiye, ahubwo aduye urimo hano ameze nk'abandi bari muri Goma atazi ngo niki kijya mbere. So ikibazo ufite rero ni kimwe nginda cyagaruka kubaza rendo, abitwa ba Karayire, abitwa ba Kambozi, turabazi twagiye tubavuga inshuro nyinshi hano muri Nyiragongo ko bagiye kubitirwa muri Pinga, barajya Kisangani ni Batombe, barajya Kinshasa. Umuntu wo muri Nyiragongo arajya wakungiye Walikale hari abantu bameze nk'abarwayi kedi ntibabona, ntabwo bumva rwose. None se baze bakubitiye Goma bamanutse Masisi barakoze bakwirukanye wanyu, kuko abeshe nabo muri Nyiragongo, abeshe nabo muri Masisi baguturumbuyemo, uri muri Rukanga, wirukangiye Walikale barakuzengurutse, urapupfunukamo ujya hiye. Ahubwo se hari inzira yo kuva Walikale yo? Ntayo. Nibyo ndi kwibaza, aramutse anavuyemo kwanza atenda wapi? Baza hano ni imibare ndasarendo mwavuye kwizima mukipotinga mukaza mugatuza. Uzi ikintu mbona mukedi gishobora kuzabaho. Icya mbere hari M23 tuvuga ko byanga byakunda iri Rubutu, dushingiye ku makuru dufite. Hari igomba kunyura Bunyakiri, mu bigaragara intambara ziri kwera Bunyakiri nizihingukira aho ngaho, ihombo zitazigera he bendereye nje ya Kisangani. Hari izire pyo ngiyo zanyuze Kaniyora, sibyo? Zigomba kugira ngute, zigomba guhura n'izi ngizi. None umuntu uri muri Walikale tenda wapi? Ahubwo se kedi ko tuvuga uri muri Walikale tutavuga abari muri za Kawuzi Biega na Bunyakiri bo barajya ariko turane abacuye ndibabi cyane. Umuntu abatekinisiye b'urugamba M23 rwana, aba bantu sinzi aho batorejwe pe, ntabwo babaho, babikora mu bintu mu mikino, bakora buryo reba nk'ukuntu bari kugenda badashaka kureba no muri Uvira, barakwereka ko Uvira nta nubwo bayikeneye, baragenda bakitsa umusaya. Ahubwo ibyo byose babikora nibyo bitayeho, ukabona nta nubwo bari no gukora. Ushobora kumva nga rwa Uvira baruhubukanye, uretse ahubwo nibagera Kindu cyangwa bagize Karere kizasigara gikora iki cya Uvira hano kwanza. Ino harimo strategy yo gutekereza tukanayiganiraho, kuko ready ado yagiye kujya gusana ibiri kwangirikira muri Kawuzi Biega n'ahandi, agiye kujya guhanga amaso muri Kindu, kuko Kindu ntabwo yari yarahadiployinze. Niba yarahadiployinze ntabwo yari yashize imbaraga kuko yari yazisize muri Uvira. Uribeka amabato n'amabato yarunze muri Uvira. Ubu n'ubwo ngo forces ziri muri Uvira zigiye gutangira kuvamo zijya kutabara hehe Kisangani. Forces ziri muri Uvira zigiye kugabanuka, amabato yo agomba kujya kurwana ku mujyi wa Pinga. Forces ziri muri Uvira zigiye kujya kongera gusanasana ibyo hakurya ya M23 zigiye kunyura i Bujumbura zifata indege zigenda, kuko nabo zishaka kutabona inzira. Hari rero niho M23 ihindukira ikubwira ati wewe niyo bya bindi ntuza ga Kufi yavuze ko Uvira ifata mu gihe gito. Ubu ni uburyo bwo kugabanya pressure, ngo ibyo abarundi bifuje ko M23 yajyana urugamba kure irarubakoreye, ahubwo noneho bagiye kwisanga atari bo bagira uruhare mu kujyana urugamba kure, igiye kurubajyanira kure, ariko inafite miyo tekinike yo kuza kwa yabubikira. Goma genja nkubwira Goma urabyibuka meki, ni gute M23 yagiye kwirwanira za Ngungu ikimanukira Gasake, igihe twumvira kurwana iyo za bahita ngo iki za Gasake yagiye nuza Gasake ruvuna nkaka ruzirantaka hajya hangora rwose. Uribuka ahantu yakoze operasiyo yari ikomeye cyane ku buryo yatumye abarundi birukanka kuva icyo gihe, bamanutse birukanka. Naho ngaho rundi kukubwira. Noneho ubwo ibaza kujya kurwana Ngungu, ukajya kurwana Gasake, ukajya kurwana za Rumbishi, umujyi wa Goma ibirometero 15 urabugeze kuri M23 muri Kibumba. Force za Kibumba simeze guke ziri kurwa zerebra biturije mu gihe coalition yabivuga ati bagiye guturuka Kibumba, ati mujyane ingabo mu kibaya. Ahubwo mva ikindi
uravuga ibyo noneho yibuka igihe yaramaze kuhakubita ngo ngira amanukana isa nkaho yenda kugera za Numbi barakibereye Minova bibereye hejuru rwose bameze neza zabwira amana Kambuza arakubwira ati nta muntu uzaturuka hano twakoze urukuta wakikoza za Rusayo Sadeke yabambye mu kibaya bari bafite defense ngira ngo abantu badukurikira barazibonye bo nyine bo bumvaga ko hari yariho M23 igomba guturuka kwa ukweri ibyabaye ntabwo M23 ijya gufata Goma yigeze bereka kigiye kwifata noneho abarundi bati dufite urukuta yari yakitse umusaya dufite base ari yari muri Minova burengero iyi ntambara iri kujya hariya muri iriya axe ngende kwirebera muri Uvira gusa jewe mbona ikintu cyambe kigiye kubaho M23 igiye gukura force zose ziye Kisangane nuvuga ngo iziri Rubero zigiye kujya gutabara Kisangane cyane nibareba nabi Kaina na Rubanga barita bafatana Ituri umve ukuntu bagiye kubajyana mu mibare noneho iziri Uvira abarundi byanga byakunda ni bari mu kazi barajya gutabara Kisangane komanda uri gukomandinga urugamba rwa coalition Masunzu ushobora kubona azanye uruhara imburagihe kubera iki hariya muri uvuze muri Rubero hari umujenerali mubi cyane wabereye umubirizi coalition ni Bosco nani bajya ninde ni za Kabido aya wahe 23 ninde ni za ndamwibagiwe Masisi nuza Bodwe ni uri hariya uriya baramuzi babana mucunga incuro nyinshi abonye kejo bundi hari deployment yakoze ahantu hegere FARDC batangira gutaka biba ngombwa ko ajya gusaba Bagande ngo baganirize M23 ntikomeze kubatera icyugazi ngo hariya nabo barimo barafata ngo bidahita noneho muri Warikare naho irabasumbereje bahora bagaba udutero two kujya kubigiza inyuma byaranze urumva naho nta kunyeganyeza ipiyo irya ariyo ryose none irabarebye ihise bajyana muri Bunyakiri muri biriya bishyamba kandi nuvuga ngo nta burenganzira bafite bwo kurwana batagiye kudefendira ya migi iyo za Kinuna za Kisangane none point strategic Kisekedi sinzi niba muri office ze kwicara kumva ku Kisangane yafashwe byamugwa yakwicara kumva arahumetse oya none se M23 Kisangane kabizabe na Kinshasa izaba iri hafi kugera ubu twitege forces bimwe rukomojo zigiye kujya ziva Uvira zigiye kujya gutanga support muri zo access none ikibutangaza zizanyura here kankwereka ikindi kigero hari n'amakuru amazi imisi avugwa bintu birakomeye avuga ko hari forces za M23 wigeze kumva ko n'abakongomani bavuga ngo izayageze Karemi ko M23 ishobora yarageze Karemi kedireka ho bwizo kure ntago M23 iri gukora ibi reka turebe mu mayeri yayo no mu byikora ntago iri gukatamo Kauzi Biega kuko urebye neza ajya umuntu uri hariya yambwiye ko inzira yajyaga ivavana Uvira bava za Shabunda bava muri za Fizi bajya Warikare bajya muri za Kauzi Biega niyo M23 yayikatinze yaciyemo cyane nuvuga ngo nta support ishobora kuva muri kiriya gice ijya muri Uvira ijya muri Warikare ntabwo muri Warikare ijya no muri Uvira harimo imibare ngende urugamba ndikona n'urwo gufata Uvira meke kuko ado yagiye gutatanya imbaraga Uvira izafatwa na Karemi izafatwa na Karemi ariko aduyi wo gutanga support bamwigijeyo already urumva babaciyemo kabiri deje urumve kuntu bimeze babajyanye mu rugamba muri Bunyakiri ariko meki ukiraho utekereza ko M23 iyimanuka mu kibaya nkuko FARDC yabitekerezaga ari gufata Goma ntago byari bukunde ari wowe ari nge kamera zacu ndizirirwaga hari tubereka tuti iriya ni defense ubona ari nk'inkambi nini cyane metero 100 ukagera kuri defense metero ubona ko niyo barwanisha inkoni ntago M23 yari gusyaho iturutse muri Kibumba ko ariko kuri pe urebye ibikoresho bari bagenze hari ariko kuko yabarangaje bigatuma zambunda n'abasirikare bari bararunzwe hari igihe cyageze bakaza gufata selection y'abasirikare mu kibaye bakajya kurwana muri Sake sinzi ni mu byibuka yego ndabizi babakuraga barimo baragutuma ya effective wari ufite aho ngaho watekerezaga ko hakomeye urayijyanye ugiye kwideployinga mu yindi axe no kuvuga ngo urebye neza Kedi bafite fro hari Warikare mbe kuna abagabo bafite akazi kandi zose ntibazishoboye bafite iyi ya Bunyakiri irerekera ya Warikare ni ya Bunyakiri zirerekera mu cyerekezo kimwe ariko ya Warikare yo ni imberenge kubera iki umuntu ari rubuturedi yarenze Warikare zone ese Masunzu aradefanda icyareki ko na Beni nayo nizi za Butembo na zirekerejwe ni imberenge Bodwe na Ezekiel bari hariya nabo muri M23 barwana bagira ngo buri wese ari guhangana baba bamuhe misiyo ye ibaze Kisangane already biragaragara ko
M23 beretse ko ariyo iri kwerekera, bagiye kuyideploya bubaka ibikuta. Umujyi wa Uvira nawo urumva M23 nabo bavuga ati ntabwo twayubaha Barundi, ubwo Butembo na Beni nawe babumva batayitanga, ubundi baradefanda iki bareka iki ko hagiyemo amayikwasi. hano hantu harakomeye, noneho urumva inzira zabo zose zirimo zirajya gute, zirafungwa, harimo imihiriko. ibyo twavugaga bano bagabo ntibanareba, ariko se ubundi bakora iki ko harimo imibare myinshi cyane, bakora iki? Ikindi ibyo twavuga dutanga urugero kuri Goma, uribuka ko M23 yageze Kasheke hejuru muri Minova hejuru, uribuka ibyahabaye, uribuka imbunda yahavate n'abantu harasi, bigumira hehe? Bigumira mu Bambiro, bigumira Bweramana, bigumira muri centre ya Minova. Bukeye bwaho uzi ko yabasanze kwanza yarabanje mbere yo kugira Kasheke yizira Kitembo, ni Kitembo izaho bareba hariya za Bugurube. Ushobora no kwibaza Kitembo bayikuyeho bate? Nyine nicyo wibaza, nga force zari Kitembo zarwanye gute? Koko hari deployed, uribuka ko hari na tirari ya coalition mbere uko M23 zifata Goma. Kitembo yarasinze cyane force za M23 za Bweramana, hari imbunda zikomeye cyane zirwa zisheringa muri Bweramana. Ariko kumva ko M23 irenze Minova imanutse Warungu, baravuze ati ntabwo turi bujye muri iki kiyaga cya Kivu, reka dusubire inyuma hakiri kare, kuko ni ikirwa cyaje kirinjira gisa naho kigiye guhura na Nzuro n'insukirwa. Okay. So bahita bavamo hakiri kare, M23 igirute iragikaba, ubwo bari batinye ko babakibakatingiramo kwambuka ari amazi bigashindikana, bakivamo hakiri kare. Bakigezemo Kwaresi kagiye fotora bahageze bavuga bahageze. Uribuka ko mbere yuko ijya gusenya bazariyeri ya Sake yabanje kubakubita ikibombe cya mbere, ari nabwo bwakeye kirimo amajyayo, ndibaza barimo barira ngo yabarashubuka ikibombe yabateyemo kirabajegeza pe, kirimo amabagiye arakubiswa, abagabo bigumira mu Bambiro, uribuka ko bwakeye umunsi wikubita ka Sake. Kitembo se yabarangije se? Sake rero nta nubwo yarashwe cyane burya, kuko Kitembo yabare bamaze kwikaba, uri muri Sake ndani yagomba kuvamo atarwanya cyane, ko ureba ukuntu M23 ibasenya yitonze itiri nikaranga. Abantu b'abapura nabo muri M23 ngewe narabahabutse kwa ukweri, bari barafashe special force icyo bita crapo ya FDLR iyobowe na Noheli, uramuzi ibikabyo byiwe, baragenda bakura urukuta rwemewe muri Sake, bafata Bazarendo barazipuringisha. Hari igikundi cyaje nyuma cy'Abarundi kijya gukaba hariya, urumva ibintu ubona ko bahinduye ibintu ku buryo bugaragara. FDLR zose zari zaragiye zikora urukuta muri Sake ku buryo kwa devasinga. Uzabaza umuntu wari uyoboye irabata yo muri Sake ntabwo yigeze yigira imbere, kuko abantu banatekereza ko M23 ishobora kwa devasinga iciye hariya mu Bambiro, ntabwo byakunze, bahuye n'ikibatsi. Ibyiza nuko tugatara mu Goma ukaba wahura n'umuntu warwaniye muri yo axe akago buhamya kwa ukweri force zaturutse Kalenga zishaka guca mu Bambiro zahuye n'urukuta. Nubwo ngo ibintu by'inkuta bya FRDC M23 ntikunda kubyiteza, ahubwo iravuga iti uru rukuta ubundi nihe bateguye ko barakorera wizuru mu gihe baba rwaba rubananiye, kuko abapura nabo rugamba muri commande poste yabo wizuru ibirimo ibyo wateguye ugomba guteganya ko ushobora gutsindwa ubishyiramo, noneho nuwo muhanganye nawe arakwanariza. Sasa uko mwanariza niko kwanariza aduyi mu gihe twamurusha imbaraga ni hehe ari bukorere ryoge. M23 naho ngaho ijya kwataka niko yabaye, uri yo kujya mu mitutu ngo murwane imbona nkubone, ireba hahandi ushobora gukwepera. Twinjire muri operation yakozwe cyagenze gute rero? Bunyakiri barakwiswe twayivuze, noneho ngo ejo yari imibahigisha drone kugeza nubwo harya yafasha kaye gace kandi Kaniola na arakandi gace mbonye niba ari miki katukarebe hano. Gace intare za Sarambwe zacakiye hano turagafite, agace kafashe k'ingenzi kari pour strategie, bakita ngo ni kitwa Muramba. Muramba kandi kitwa niba ari Muramba hari Kaniola na Muramba uyu munsi no hiri imirwano uyu munsi. Kandi gace Nzibira se Nzibira yego Nzibira na Muramba byafashwe uyu munsi. Ubwo Nzibira iragiye aha, ariko ngo ni muri FDLR. Yego agace ka Nzibira FDLR zikunda kubanura amaminere. Nzibira hari n'umuntu witwa Benoit nibaza akadukurikira,
Benwa yambwiye ko imbere bimbwiye kera atahanu ba FDLR kandi aba amabuye y'agaciro yambwiye ni muri FDLR gusa ahantu uzumva haba amabuye y'agaciro uzamye ko ari muri FDLR nk'aha za Kamituga n'izi za Pinga buri impamvu wumva ziba ziri ari nyinshi nuko hari amaminere. Nzibira ngo yafashwe mu buryo butangaje Kedi. Embe turamo no missing irimo irakoresha amadrone wagira ngo yarabirebye iravuga iti aba bagabo kugira ngo tubahabye no gukoresha drone ku buryo Wazalendo ziri kubona drone baba ari benshi rega nuko ibisiga bibari hejuru birimo bibagenda rega drone cyiza cyayo igushyira mu rungabangabo aho uri hose wumva ko ari wowe iri kure kuba wumva ko hari aho yageze ndakubwiza drone kubera ko niba wajyaga wumva M23 zitarabona igisubizo cyazo drone zahagije M23 bakomanda muri mu 23 mutabona bidaye ngo ubungu mugire ngo bajyaga bajya hanze kwari ukubyukira mu ndake ukayiraramo utite ngo nukuri koroneli kwari ati yazamutse drone mu nzira cyakora bakabahereza update atigeze mweso nicyo cyonyine nibwo bushobozi bari bafite zikizi CH-4 z'abashinwa ikintu cyonyine M23 yakoraga yari ifite ububasha no kubabwira ngo monitoring yayo kuba update igeze mweso cyangwa kubabwira ngo siko irahagurutse ubwo wabuge uri mwe yabigeze mweso wenda uri nka cyanzu ukabona ukiruhutse ukaba washyiraho ka network ukareba uko ibintu bimeze ariko wajya kubona update igeze ahana kugeza igihe igisubizo kibonekeye aba rero nibo bari kuri uwo muriro bo niba nafite nubabwira ngo igeze ahana arishyiramo ko imuriho yicara avuga ati kandi noneho barabaha ya briefing yo kubabwira ngo ni watsa igikoresho cy'ikoranabuhanga irakurasa unuba ngo bari gutibika gusa urabona ariko na drone nambi cyane ko drone ni image yo irakureba cyane ikwirukankeho n'amaso ni ikibazo gikomeye biragoye cyane uvuga ngo nta irishaka Kedi ni Kedi nyine nta wundi hariya ngo birukangiye mu birombe nabwo zibakuramo hari ikirombe nabonye bari kuvuga ngo bari bahungiyemo zabataburuyemo zibakuramo cyitwa ngo iki kirombe drone nimbi meki drone nimbi umuzungu wakoze drone yakoze irimo ibintu byinshi cyane ifite ubushobozi akaza umuntu yakoraga uvuga ngo irakora intelligence aho icyo bita ngo ni carrière minière de ntura aho niho bashatse kwihindira nabwo zibakuramo bakubwira ko benshi Wazalendo benshi banakomeretse abandi barapfa imibare iri exact ntayo dufite ariko na makuru tuvana muri kara gace ko Wazalendo bitewe n'ukuntu drone yabahize bashatse kujya mu myobo urumva ahantu bakura amaminere byibuze ujya munsi y'ubutaka drone rero zasajije abantu hariya ni hatari kabisa urumva rero ko ibintu ni hatari drone nizo ziri gukora drone n'imbere nge kuri Wazalendo Kedi eve turayibona ikisangana aho bigereye aha rero ubundi hambere hari igihe bajyaga bavuga ngo iyi ntambara ni ndende tunabyumve neza wibuke ko byatangiye bavuga Nord Kivu twumva sindi kibijemo tukumva ko ari naho tuyagize ati nibagumana aho bafite yarabaye ariko ino ntambara kwa ukweri ikimara guhindura isura cyitwa M23 kigasa naho kigiye mu cyitwa AFC byahise bitamurika ko ari intambara ari kindi ubu tuvugana rwose kumbwira ko Kisangani bagiye kuyataka rwose ntabwo nagutera ibuye birashoboka cyane ikindi izi za Walikare zo nge sinkizibara nkurikije deployment zihari nkurikije n'imirwano ihari cyane ko na FARDC nayo irabizi yakoze deployment zihagije ndaza kugaruka muri Walikare nkubwire uko bihagaze maginga ya region commander yaragarutse ahita atangiza imirwano so ni intambara ndende meki kujya Karemi urumva ari ibintu byoroshye si Karemi M23 ntabwo yajya muri Uvira idafite Karemi nta nubwo nta nubwo izafata nuza Walikare ari muri Karemi nubwo ukuntu bimeze M23 irafata agace bigahita bishyira muri biyereka ko igomba gufata n'akandi gakuri igihugu ngo kandi gace kabisa kiwa kuko nukuramo nka Walikare urasabwa kujya gukurikirana ibiri muri Rubuto kugira ngo wicare uzi neza ko Walikare ituje nange intambara ishobora kuzafata igihugu cyose urebye neza intambara irimo irajya mu bice byinshi urebye ikindi twabwira nuko tombeze igomba kuba tujye Walikare ntacyo yego nujya muri Rubero for example nuramo kufashe Beni ugafata na Butembo hajya haruguru kwa Toma Rubanga aho bizagenda kwa Ruboya hari imitwe irwana hariyo za DF naro nizijya ziza zikica abantu iwawe se ubwo bizagenda gute birasaba kugira ngo zirase neza MV turizajya isabwa bazajya bayihamagara mu duce twose bizarangira
iyi ntambara ibaye ndende cyane ni ukwicara tukarya amagi ahagije, tukagura ibikoresho byabugenewe, tukavuga iyi ntambara, imboni nazo tukazishaka nyinshi zikiyongera, nawe ubundi ni ndende kuko bigeze aho dukeneye imboni nyinshi cyane. wabonye ko dusabwa gukora rekiritema? njyewe naranayibonye yo muri Ituri. Irakise nanjye mpagaze neza cyane, kuko Ituri urumva uzayikenera muri copo kwa ba kabido, hariya njye mpagaze bwuma. nuvuga ngo imboni ya Beni ukayikenera muri Ituri, ugakomeza ukagenda, muzagenda mugire copo nyine muzakisanga. hari kimwe ntabwo ibihagije, hari igihe ibura, ushaka nyinshi. ikindi abantu bajya batwumva iyo tuvuze imboni baba bakwiye kudufasha gutuma tuzigira tukanazitunga, kuko imboni zituma tubabwira ibintu biri muri copo. ngeze ndagira muri Ituri, sinahanga ndi kubabwira ni hehe, kawuzi biyaga wari wagerayo kuko imboni ibikubereye, ariko ibikubereye iramboni rero nyaboneka kugira ngo ireziste bisaba imbaraga za mikoro, ni kakitu babwiza ukuri ni amafaranga. uvuga ngo imboni nk'ubu ngubu ukeneye imboni yo muri FARDC, ukeneye imboni yo mu ngabo z'u Burundi, ukeneye imboni, uvuga ngo ubundi bumve abantu, ukeneye n'imboni y'umusivili, bumve imboni tuba dukeneye. ukeneye imboni y'umusirikare muri FARDC, muri ubwo tubare mu gice cya Sud Kivu. ukeneye imboni mu gisirikare cy'u Burundi, ukeneye imboni i Burundi indani ikubwira ibyapangiye Burundi bigomba kugira cyane. ukeneye imboni, ubu ngubu dukeneye imboni Karema, ukeneye imboni Warikare cyane, uyikeneye Rubuto, ukayikenera Kisanga. ni imboni ahubwo se ubu ngubu ni hatari. buriya abantu bakora izi nkuru zo kuri firidi niyo mpamvu usanga turi mu masikini, hari ujya kwisaba ukisanga nta n'igihumbi ufite mu mufuka. ahubwo se hari n'igihe uvuga uti noneho ndabigeze izi mboni kukubwira ngo nkeneye airtime, wavuga iki, wasubiza iki, utayafite ibibazo, waza bivuga kuri mikoro ngo murasabiriza ngo niri na nini, kandi we yaje kureba amakuru. izi nkuru cyakora ubaye uko abantu bavuga ati YouTube irahemba, irahemba, ariko kuri izi nkuru dukora ngewe umuntu ari bumereze operation akambira, uzi kugira ngo FARDC ubwa kwibwire ko komanda ye bamurashe, biba byagenze gute? nuko hari ukuntu mu bubanye. ikindi bagomba kumenya nuko izi nkuru za M23 muri iki gihe ni ibibazo bikomeye cyane. nahoze mbisobanura kuri channel imwe, ni ukuvuga ngo umuntu uzikora uyu munsi nta nyungu bifitemo, birasaba gukora utari kureba inyungu, n'uzireba biragoye. ubu ngubu kuvuga ijambo M23 channel itijya down. leta ya Kinshasa ngo yatanze amafaranga menshi cyane ku buryo bazanye AI, ni AI niyo iri izenguruka mu macano yacu ikabidetekta. urumva rero ariko dushimira abantu bajya banabitekerezo bakadutera support, barabikora uko yabingana kose. hari abantu bavuga bati kabisa babirekonesa, yaba 1000 ya 500 mw'abantu mwe, inkunga yanyu irakenewe. mutere Bwiza inkunga, mutere Mapendo inkunga, kuko kugira ngo tubashe gushaka amakuru mukeneye muko mubigira mu ruhare. abenshi mwarabikoze, twagize abatugurira kamera, abatugurira mikrofone, rwose arababikoze pe. ariko noneho mwihagarara, inkunga yanyu irakenewe uko dukora amakuru buri munsi, nako niyo nkunga yanyu ikenewe buri munsi. mudufashe rero tubone imboni, muzabashe kubona amakuru yizewe, mutabone ibihuha by'abazarendo n'abandi bose birirwa bavuga. ndabizi harabaza kuntuka hano ariko it's okay, tuzacika intege. kedi rero twagiye Kisangani mu mboni zanjye, ibice M23 iri kwerekeramo birimo Karemi. urebye neza M23 ishobora kujya Karemi vuba. ikindi Warikare iravamo vuba, mu bintu bishobora kubona ahantu hari mu mazi abira. Warikare mu mazi abira, Warikare cyane iri mu mazi abira, mu mazi abira pe. ariko nabo ubwo babitangije, kandi urabizi ko iyo FARDC itangije ibitero ibihamagaye M23. urugero nk'ubwo twanditse muri Kisangani, hari region commander wiriya 34 region militaire yabaga hano Goma, baramuzi cyane. yaramaze iminsi adahari, avuye n'ubundi mu nama y'umutekano. bivuga ko yazanye briefing yo kutangiza ibitero kuri M23, cyane ko bite n'izi deployment twababwiraga zizengurutse Pinga na Warikare muri rusange. barabibonye neza ko M23 ishobora gusabota cyangwa se kwataka isaha ku isaha iriya territoire. nabo rero bariteguye mbere na mbere, batangiye bazana abasirikare, cyane ko iriya region yagiye yari igicagate. iriya regiment yagiye ituzuye bite n'abasirikare bayo barasuye muri Goma, abafashwe matekwa, ababivuyemo bagahunga. uzi ko n'abandi bakiri mu Rwanda, ariko bamwe bahungiye mu Rwanda. nturi se barabona leta ya Kongo yaje kubasaba
cyakoze abasirikare baragoye pe. Uzi ko nabonye ejo bundi umusirikare rwose aje kwivuza nta ndi kumwe na budara byaramubabaje cyane arebye ukuntu umusirikare w'u Rwanda ari burinze umu FARDC ye n'afande RDF niyo yari murinze ari kwivuza niko bimeze kuvuga ati rero kuna murinze ndi baracya ba mu rugerero se namubonye yambaye ibyenda bya FARDC n'ikigofero cya FARDC n'ibibote RDF imuri inyuma ariyo murinze ariyo sikoti uhaye none yagomba kumuproteje ni munzi ni munzi so igihari rero batangije ibitero uyu nguyu yaje yitwa ndi Brigade ya General D ko numva n'amazina ye nari nyafite hafi aha reka tuyarebe. So ino region rero n'ubundi ni ingabo zatsinzwe zigize cyane cyane n'izi zatsindiwe muri Goma uribuka ko zagayitse ni region 34e nibyo iyi region aha yitwa Brigade ya General Muhondosi uyu yaje kandi yahise atangiza ibitero ahitwa Kibati kuko uyu munsi biriwe barwana urumva Kibati ni muri uzaye mu 26 muri Warikare ni entre Masisi Warikare ushobora kuba uri muri Kibati uri muri Masisi cyangwa se ukaba uri muri Kibati uri muri Warikare bite n'imiterere hariya hano inshuro nyinshi wabonye ko turaduce batwitirira imisozi kandi imisozi yo muri Masisi yo muri Kongo kwa ujyumura aba ari chaîne de montagne ku buryo uba ufite igice kimwe kiri muri Warikare ikindi kiri muri Masisi uyu munsi niwe hiriwe imirwano iyi mirwano y'uyu munsi rero nubwo tutaramenya amatoke yo ishobora kurangira M23 yinjiranye FARDC muri Warikare kuko bayiteye amakuru mfite cyakora cyo yibanze nuko yidefanze yarwanye yidefana na kwa advancinga kwajemo so bari bamaze igihe bari gutondeka imbatayo twanadipotinze hano cyitwa ngo ni bifure bite n'ukuntu ari nini batayo y'abasirikare 800 ni abasirikare bagiye bava muri Kisangani bazanwa hano muri Warikare twabigarutseho tubabwira ukuntu bari kuza mu bipengeri bite n'ukuntu imiterere y'umuhanda yabagoye helicopter niyo yari imibatunda mu bihe bitandukanye iyo batayo bifure ikaba yari iyobowe n'amakapiteni cyane bakoreye selection muri Urubero yego hari twabivuzeho nabyo ko bagiye bagafata abantu bari dispo b'abasirikare batari barigeze bajyanwa ku rugamba bamwe babakekaho gukorana na M23 ngo nuko bavuga ikinyarwanda n'abandi bajya kubashyira muri iriya batayo so iyo rero niyo yazanywe Warikare ngira ngo ni nawe yatangije urugamba nanone ubwo yaje isangara izindi unité spéciale amarejima n'amarejima muri make urugamba rwo muri Pinga na Warikare nyirizina n'imbere ngemeke yego so nimberenge Kedi twavuga ko amakuru turimo cyambere cyo bombisha ibice M23 yafashe ntago niba yagize nzibira irakomeza ijya he Karema Kisangani irakomeza ya Kisangani so kurebye neza projection M23 ni Kisangani kandi abantu bakurikira bwiza ko stari bwo bwa mbere bumva mvuga nti ubundi ibi byaduha abantu bavuga bizongera kuzojya kubyumva tuzabyumva neza nka Kisangani nibwo abantu ushobora kuzamenya icyerekezo cy'intambara izaba ari intambara yo gukora ubutegetsi bwa Kinshasa izaba ari intambara yo kwigarura uduce tumwe na tumwe cyari ibifi binini tutazi ngo bizakuriye ese Kabila bazerekeza he bira bifi binini byo ndi kuvuga abantu ntabwo bibuka ko barora nkunda bagihari aba nabo bagomba gutaherega yego Kabila arekeza he ntangase azagoma agende cyangwa azerekeza muri azagoma ari umuntu tubona ubona kira posterga nta gihagije gusa hari byinshi bigomba kuba bigaragara kandi bigomba kugaragara ari uko ground nawe yabaye nini urumva rero tumaze kunyura Warikare tugeze Kabuzi Biega tunyuze ariko Kedi hari nandi makuru ari ngo barundi bazanye drone abarundi rero hari 9 bafite ngo zakaza bari bafite haza kuraswamo imwe ubushize ngira ngo baranayibonye abazarendo n'abazarendo n'abana zisigara zuri 8 ejo bundi ngo bari batatse nabo bakoze igitero kidasanzwe cy'amadrone hari ariko ngo hari inye zarahanuwe ubwo urumva ni igihombo ya wa munyarwanda ngo aho mutindi yanitse ntiriva ni igihombo bahise bazipuringisha bakimara kurasamo izo enye ngo bazisubiza nyumbani murundi rero akomeje guhura n'icyo bita isanganya kuri ligne de front kabone nubwo abitwa bambaye haga abitwa bande wande babitakoma bavuga ko M23 ngo itigeze bananira bashaka ko aya makuru batayumvisha ariko ngira ngo tuba tugize amahirwe bagize amahirwe tukayababwira Kedi ariko kuri guhari nuko abarundi barakubiswe n'amadrone y'abarakubitwa ikindi nuko M23 uyu munsi
n'ejo kwanza kuva muri zino operasiyo za Bunyakiri za Kaniyora Nzibira hano hose ni drone iwe turi kubahigisha drone. Ikindi rega aba bantu bari kurwana ntago ari Wazalendo ntago ari FARDC yenyewe. FARDC muziki itagitinyuka guhangara M23 irirukanka. harimo umurundi uri gukubitwa mu buryo bw'inyegeje cyangwa se mu buryo bwihishe, kuko ejo bundi abantu bakurikiriza inkuru zacomekiye zimeze nka episode twababwiye ko umurundi ashaka kurwana ariko akarwana yigize Muzarendo yambaye binifomo micanganyiko avugira ingaratazi n'ibindi barakubiswe. Umwandi bagamba bari gukubitwa za Nzibira, abari gukubitwa za Kaniyora, n'abarundi c'est de force Burundi avec les FDLR. Noneho ni wumva M23 urebye neza kugira ngo iri kwerekera Shabunda nabwo iri gusanga y'abarundi Burundi aracyafite ibibazo kuko hari Shabunda bava ko hari abarundi basirikare 500 n'ingabo z'Uburundi bagiye ahantu hari zahabu hari umurundi cyane menere yenge mu biro byatumye neva akomeza gutsimbarana ari amamenera abondarayeho ariko kwa ukweli akaba no muhungu wa Neva ni hafi akuribuye ajyana gucuza mu Bushinwa n'ahandi za Dubai. Urumva rero ko ntibyoroshye ibintu bikomeje kuba ibindi bitu binavurugutana Muzarendo yavuze ngo iki harya Muzarendo ati bitu binavurukaga nukuba ni vurugu ariko binavurukaga. So reka dutegereze turebe byanga byakunda igihe gisobanura byinshi. Ngaye nguko rero mwakoze gukurikira Bwiza TV. Aya makuru twarangiza ni menshi cyane, bitu binaribika bitu binavurukaga imbere byo nibindi, ariko ku rundi ruhande abantu bakunda M23 mu kazi kose imeze neza imeze neza nubwo tumuhise n'umugenzi imeze neza rwose mirahondagura. Ikindi bundi nimujya mwabona yanditse ati bari kutwiyenzaho mujye bumenya kigiye gukora gatera ubundi iri kurira ibiri hafi gukubita igirira agiye gusara igihe ntabita uko na bisimwe yahagurutse afite kurajya kubidefanda ati bari kutwatakana bari kutwiyenzaho umenya ngo kigiye kagiye ubundi iriya nama baduhamagaye ejo bundi ku wa 4 baduhamagaye kandi bari guhondana saa 9:55 telefone timeke uri ati nukwambuka vuba vuba wihuse. Noneho ndibaza nahise bagasha iyi nama si gusa kandi none mbona Kanyuka nawe ahise ayipostinga ati inama iratangira saa 10 iragira saa 11. Bigana twaraye tubikora nijoro bijyaho ibintu ni hata tubona ko ibintu bigiye kuba gute bigiye ikindi kutajya Doha ni ikimenyetso kigaragaza ko igisubizo kizaba punch. Iyo punch nizabagarura ariko ibintu bya Doha rwose M23 bahora bayifata nk'insina ngufi kandi ifite ijambo rikomeye muri intambara. Ni gute umunyantege nke ari we wishyira hejuru imbere y'umuntu ufite power wamweretse ko ntacyo uri cyo kwereka ko ntacyo urebye neza yagiye Doha itarageza igihe cyo kujyayo. Kongo nayo yayizanye yagiye Doha itaragera hikeneye nta gipfunsi yari igipfunsi cyagoma na Bukavu ariko ikeneye kuba igipfunsi kizayikubita kikagenda kikugariza umujyi wa Kinshasa. Umunsi Kinshasa izagugarizwa Kongo izaza ipfukame. Nabivuze kare kandi reka nkubwire niba M23 ntishaka guca bugufi imbere ya Kinshasa irira nasaba ibintu bikomeye kadi. Icyambere asaba abantu 700 bafunze ariko ahubwo ko hari abandi bantu 200 barenga 200 bapfuye. Ishobora kuba iri gusanga ntabifite Kinshasa irimo irababazwa yababuze icyo kintu ngo cyabaye ibibazo bikomeye cyane muri Doha. Ntiri gusobanura aho bagiye kuko ifite amazina yabo. Ikindi M23 yasa federalism kandi muri gihugu cyose ariko reka bayibisabe niyo yabyiteye kuko aba bagabo batangiye kwaka ibiganiro na saa kitarafatwa na goma itarafatwa bakiri kure cyane. Kinshasa yigira koboyi yigira abantu bakomeye cyane. Icyo gihe turabyibuka twari kumwe 2023 je pense mu kwa 12 gutyo baravuga bati igihe kirageze ngo umunyantege nke abariyo none asabe. So ubu rero uriya mugabo ntekere uko bitinda niko umuzigo warushagaho kuremera. Iyo babyemera bikiri kare harimo icyo bita batubwiraga icyo batubwiraga kiragiye kwari ugucyura impunzi, hari ukutuma abantu babana mu mahoro bikarangirira aho ngaho nta bintu bya hatari bariho basaba. Niyo banababwira ati turabasubiza muri FARDC sobanze mu 20 kubyemera ariko barakubwira ati nicyo gisirikare cyanyu hatuwezi
urebye neza ibiganiro bose basaba ni ibiganiro bose ku Gidoha ni ukugira ngo baruhuke bavuze abasirikare bagura ibikoresho deployment katanu bora abahanga muri siyanse military science bashushanya urugamba abahanga ba M23 biragaragara ko bashushanyije neza urebye neza ugushushanya kwabo kujya kugaragara Kinshasa nayo igiye kugaragaza imbaraga ifite amafaranga cyo koze irimo irakora yakoze diplomasi yakoze lobbying ibinyamakuru birimo biravuga kuri M23 birimo barayisebya iyo irabikoze za BBC zarayitazi akose kuki M23 y'ibintu gitajya ibyitajya ntabwo igira aba anti lobbying usije kubyita abanyamakuru bibyitaho nabo ntajye byitaho hari ahantu uzi nibura M23 ifite abanyamakuru bwite abanyamakuru nabayo bakorana nayo igendera mu kigare ku kintu cyane ni ibintu biri aho ngaho gusa ibintu bya communication dufata urugero rumwe nk'abantu batangiye kuva 2021 ndabyibuka buri ngoma yaratubyutsaga buri gitondo saa 11 buri munsi tumuha ijambo nibura yegeze bageze mu mujyi wa Goma yigeze ahamagara abanyamakuru yakoranye nabo mu myaka 4 ati muze twicare dusangire icyayi usibye gura nawe ari hejuru agenda ninde uzi ko M23 mu banyamakuru bose bamaze imyaka ibaze ko nta n'urubuga bagira rw'abanyamakuru bakoreza inkuru za hari abanahurira mu byibuze ngo bajye banabashengana n'amakuru bashaka abanyamakuru bakeneye wenda kibasingiza cyangwa igira ikibaha ariko iyi navuga ati dukoze urubuga duhuriramo nk'abantu twakoranye mwaduhaye ijambo muduha urubuga muduha uruvugiro muratuvugira iyo batwogerekagaho gatiti ibintu mwagerageza kurwana ikintu kijyanye igihe Kinshasa yiba yageze kuri ba Micombero nuko utazi uburyo twabaga duhanganye na coalition cyangwa duhanganye n'aba FDL n'abazarendo ingoma arabizi ugafata ibintu kagira gutya bizerera cyane muri Twitter ariko aba bantu bo muri M23 ikintu kijyanye na communication muracyafite intege power rwose ndabibabwiye bazamenye ngo ni gute public relation itashobora kugira imikoranire n'abanyamakuru collaboration ni ikibazo ntago mbabwiye ngo bagira ibyo amakuru ibyo twakoze byose ntacyo ariko se niba uruhurira n'abanyamakuru bawe abanyamakuru iyo ushaka kubahereza ikintu kigezweho uretse kuguhamagara kuri telefone ubundi byari ngombwa ko waguhamagara kuri telefone bigenda biti ndakibanenze pe gambe nigeze kubanenga ku kintu bavajyaga bafata amashusho bagahita bohereza ugasanga kwarisisi yafata ngo niyo yafashe ibikoresho yafashe hano ndababwira nti ikintu cyanyu cya communication mujye mushyiramo watermark icyo baragikora ariko babanje kunyataka babandi bayiha kuvuga batazi ngo M23 ikora ibizi ndababwira ariko se ushobora gutandukanya gute image yafashwe na M23 niyafashwe na kwarisisi aba bantu bakora inkuru za hano hakurya uzi ko M23 nta kintu na kimwe ifite bahuriraho ku buryo ikeneye kuba communique buvuga ngo hagati ya M23 n'abanyamakuru harimo urukuta nuvuga ngo nka Oscar Barinda porte parole ajwe muri côté politique agusanga mu gikari akagatangazwa mu gikari nta rubuga na rumwe ruherwa abanyamakuru okay urugero uvuga ati hagezeho iki niki mwakibonye ubundi ubu ngubu muri iki gihe yahise igeze aba ibigo runaka even na polisi kutuba mu mbuga nyinshi za polisi za RIB tuzibamo kugira ngo bahuze imirongo bashobora kuvuga bati uko ntago bakwinfluencing ntago ari ubwenge kuri ibi urayikora cyangwa ubyihorere ariko inkuru igezweho na mwafasha ahantu mu updating abanyamakuru mufite inama mwapdating abanyamakuru biratangaje ko ameki kayiranga kikihiringa kujya kumenya ibya Kaniora Lawrence Kanyuka bizi atigeze bimikonfirima Uwiringoma bizi ni naho duhera tuvuga tutiza imboni zacu niyo imboni zacu ndagaza imwe na rimwe zinazize twa tunatakate mudufashe turihiringa M23 vraiment abayegere bazayibwire ko abanyamakuru bayinenga mu myaka inishize twarihirinze twagiye naho tujya muri investigation akari n'amakuru ushaka mukayasangira cyane we wayishyuye bakayabonera ubuntu kandi bakayakoresha akabafasha rwose na Fande Makenga niba byumva ababyumva bazamutubwirira mu bwete abanyamakuru itangazo rya mbere bazabaza Uwiringoma barimba naramubwiye Uwiringoma mu munyamakuru ndamugani ntawe handi hantu rirasohoka kedi yasohotse muri bwiza.com fata nimero nyawe Uwiringoma mu munyamakuru witwa Babu ntimuvugane ubanza hari Uwiringoma kuva bafata guma ataravuga no munyamakuru ni ibibazo ntago umunyamakuru akeneye kumuvugana nta nubwo akeneye icyubahiro ariko se basi cano mujamo n'abanyamakuru ni mworohereza abanyamakuru kubona inkuru gute okay abanyamakuru bari free bafite umutekano ariko se information badashobora kubona zo bazibona gute igihe habaye ibihuha hagati yanyu na cano zibahuza n'abanyamakuru bashobora kwibuza gute abanyamakuru igihe abanyamakuru n'urugero ku baturage barenganwa ayo makuru ya collecting amute no kuyabona ku binyamakuru uyu munsi abanyamakuru bakora inkuru zibavugaho
bari mu mazi abira kongo iyo bahiga uzabaza rero uri muri sibure za Kisekedi n'aba FDLR M23 mwisubireho ejo twari turimo tuvuganye na Magarambe kuri kwirwana tuvuga tuti twirwana ifite ikibazo cya communication uyu munsi ntago tuzi ibyayo ese ikeneye kubigumana iwayo yirirwa rikajugunya kuri Twitter gusa tukayibona ukihiringa ukabisha ukayibona ati Kedi niwe Kedi ati turakwemera sha ibyo ngibyo bikabirahagije ariko nuramuka uvuze inkuru iri against wenda n'urugero wabonye amakuru uruhande rumwe rwaguhaye bazakwataka bagusanga ati urabona rwose public relation bibaze n'urubuga rwa WhatsApp narwo mugira abantu narwo bararubuze bo muri media ya MT communication yanyu rwose probleme mutubabarire niba hari aho twabuze ibyo bitabaryoheye ariko mugende murebe style za communication byo zikorwa ntekereza ko n'abanyamerika nabo bagira aho bahurira n'abanyamakuru publication ikubaka ya ministry ya Trump afite itangazamakuru muri White House baba hari arabizi umumaro baba mumariye babandi bavuga bati bakabakubita itangazo ati mukanya hari aba press conference cyangwa ejo bakabikora ngaye ngoko nyamuneka ndabashimiye mwakoze cyane imboni zacu rero mboni za Bwiza TV mukomeze mukora akazi ariko bakunzi ba Bwiza TV mwabyumvishe uko tumeze dukeneye inkunga yanyu rwose hanyuma n'umuntu wari waranyemereye ngenda ashaka kujya kuri tera umuntu wanyemereye bulletproof kuyingurira naramubuze Ricardo rwose undi muntu ushobora kumbonera bulletproof na jire ibikingira urashaka kuzajya wari kare wambaye wikwije cyane nkajya ntabwo ushaka guhura na Javier Karayire utambaye neza oya ngomba kugera kuko ndabizi barakuzi baraguhiga rega dukora inkuru zikabarya aba FDL se niba nakubwiye n'aba FDL bari muri gereza baranyandikiye M23 ikibazo nuko itazi ko ibyo bintu baba banabikoze kandi uri most wanted na enemy kuko baba wamubangamiye kadi katurekere tutaza kurengera sibyo imboni zabwize rero mudutera inkunga telefone 0788555010 iyo nimero iri hasi kede ndagushimiye cyane urakoze cyane Meki Kayiranga mwese mwakoze kuri iki kiganiro cyacu rwose na Mapendo TV mushyikire twese mudushyikire ntago tubabwiye ngo dushyikirwe n'uwo ari wese wumva washyikira igitangazo munashyikire icyo dukeneye nuko duha amakuru duha ibitekerezo n'amafaranga yaduhe Imana ibarinde mugire weekend nziza bye bye.